bavuga ko ubwoko bw'Imana bwaburiye he. Reka tubirebe tutangire tureba, noneho dukomeze tuzamuka turebe Israeli nyayo ni bande n'abariya bari hariya bahageze gute. Urumva bari Ashuri. Ubuzima bw'ubucakara burakomeye kubera ingoyi bariho bashatse uko batoroka. Bahise bari hano muri iki gice cy'uburengerazuba bwo hagati, bahise bamanuka bagana amajyepfo, bagana za Fiji, mu kirwa cya Fiji, baza za Australia. Ayo mpamvu wumva ngo ahantu hose hari abasangwa butaka. Bahageze gute? Nibwo bwoko bwa Israeli bwaturutse bumanuka hose buza za Madagascar, binjira za Afrika, bararenga bazi ibice byose bajya kuri Amerika y'Amajyepfo, ari nabwo abandi bazamutse baza muri Amerika y'Amajyaruguru. Nguko rero uko ubwoko bw'Imana bwavuye hano muri Israeli bujyanwa Ashuri, bumanuka ibice byose baza za Fiji, Australia, Madagascar, za Afrika, za Brazil, muri Amerika y'Amajyepfo, kugeza bageze muri Amerika nk'uko tugiye kwireba. Evangelii ya Tomasi iratubwira ngo shaka, nushaka uzabona, nubona uzamenya, numenya uzatungurwa, nutungurwa uzagira ubwoba, bizaguterwa ko ibyo bintu bizabikomeye, ariko nyuma y'ibyo byose uzategeka byose. Aha rero niho turebera ko Evangelii ya Tomasi ari Evangelii nyakuri, kuko twarayereje dusanga koko irakora. Dukomeze rero turebe uko byagenze bamaze gutoka bagiye muri ibyo bice byose. Urumva ko batatanye, bwa bwoko 10 nibwo bwagiye, hasigaye Yuda na Benjamin bari mu gice cy'amajyepfo. Reka turebe uko byagenze. Urumva rero ko hari ibintu byinshi twasimbuka, ariko reka tugere mu 1492 Christopher Columbus ajya gushaka abantu muri Amerika. Kubera iki yitwaje umusemuzi w'igiheburayo? Ni gute rero tumenya ko bari abantu bari ubwoko bw'Imana? Nuko mu 1492 Christopher Columbus yagiye muri Amerika nk'ubuhanuzi kugira ngo busoze, agiye kureba bariya bantu, kuko Imana yari yarakumiye buri muntu wese kugira ngo atazajya muri kiriya gihugu, ko cyari igihugu gishya aho bahungiye. Urabona bavuye mu bice byose barazamutse baza kujya muri Amerika. Noneho uyu mugabane wa Amerika mu myaka ya za 600 nyuma y'ivuka rya Kristo, ntabwo Imana yari yarabemereye ko bajya kuri uyu mugabane. Nuko rero bari kujyayo, Christopher Columbus ari bayoboye, bajyanwe n'umusemuzi Louis de Torres wasemuraga igiheburayo, kuko aba bantu bari muri Amerika bavugaga igiheburayo. Niko tumenya ko buriya bwoko bwari muri Amerika mbere bari ubwoko bw'Imana bwa Israeli. Icyo gihe cya Ashuri bagira ibice byose, barazamuka baza kuza muri Amerika, ariko tumenya ko bari ubwoko bw'Imana kubera ko wabireba Louis de Torres yari umusemuzi w'igiheburayo wa Christopher Columbus. Niba se bari bafite umusemuzi w'igiheburayo, kubera iki bamujyanye? Urumva bavuye mu Burayi baraje muri Amerika bitwaje umusemuzi w'igiheburayo. Kubera iki? Ibaze nawe wisubize. Kubera ko ubwoko bwari hano muri Amerika mbere bari bwa bwoko 10 bwatorotse, bavuga bwabuze buza muri Amerika. Turakomeza tureba rero uko byagenze. Bidateka rero Abayuda nabo baragomeye Uwiteka, Imana ibateza Babuloni, nayo irabarimbura. Ngo tujye kwisoma mu Bami ba kabiri 24 kuva kuri 1 kugeza kuri 4. Nebukadinezari atsinda i Yerusalemu ku ngoma ya Yehoyakimu. Nebukadinezari umwami Babuloni arabatera. Yehoyakimu amuyoboka imyaka 3 gusa, ariko iyo myaka ishize aramuhinduka, aramugomera. Ibi bisoma byaransekeje cyane ukuntu yamwemereye gato, arangije aramwihinduka. Reka twumve uko byagenze. Maze Uwiteka amuteza ibitero by'Abakaldayi n'Abasiriya n'Abamowabu n'Abamoni, arabohereza bateza Ibuyuda ngo babarimbure. Nk'uko Uwiteka yarabivugiye mu bagaragu be b'abahanuzi, nuko yabateje ayo mashyanga yose kugira ngo abarimbure. Nukuri itegeko ry'Uwiteka niryo ryatumye ibyo biba ku Bayuda, kugira ngo abakure imbere ye
kubera ibicumuro Manase yamucumuriye byose. Wibuke umwami Manase ari mu bantu Imana yavuze ko idashobora kubabarira kubera ibicumuro bye. Urebye Ahabu wenyine niwe wamushije gucumura Imana. Ibicumuro yakoze n'ibihe rero Imana yakoze Israeli neza, amaze kuyikora neza. Noneho Manase aze ku buyobozi ahita agarura bya bigirwamana, agarutse ku buyobozi ahita azana ibigirwamana, aribyo byatumye Imana irakara, abantu bose bava ku Mana bajya ku bigirwamana. Wumve Ahabu na Jezebeli bari baravuyeho, ubwami burakomeza, haza abantu bakoze ibyo Imana yashakaga, ariko Manase aje byose abisubiza inyuma, abihindura zero. Ariyo mpamvu Imana yavuze ati kubera ibyo umwami Manase yakoreye Israheli akagomera Imana, nta na rimwe nzamubabarira. Urumva ibyo byose byagiye bizamuka, aribyo byatumye n'Abayuda bajyanwa bunyago. Abayuda bajyanwe bunyago i Babuloni hashize imyaka 135, bwa bwoko 10 bwarajyanwe Ashuri. Wumve bwa bwoko 10 buri kuzenguka hose. Noneho Abayuda nabo bajyanwe i Babuloni bunyago, Israheli ihinduka itongo gutyo. Nyuma yaho rero Persi na Media baje gutsinda Babuloni. Noneho umwami Cyrus asubirana Abayuda muri Israheli. Nuko Abayuda basubiye muri Israheli, ariko bwa bwoko 10 bwo buguma bwaratatanye, aribwo bwaje kuza Amerika nkuko dukomeza tubibona. Abayuda basubiye iwabo, ariko ubwoko 10 buguma bwarabuze. Ariyo mpamvu umva abantu bavuga ngo ubwoko 10 bwarabuze. Bwaburiye kubera ko ntabwo bwatahukanwe ngo busubizwe muri Israheli kubera ibihano bikomeye Imana yabahaye, ahubwo Abayuda nibo basubiye muri Israheli kugira ngo bakomeze bubake rwa rusengero rwa kabiri nkuko tuzabireba, ariko ubwoko 10 bwo bwari bwaratatanye. Ubwo rero Abayuda bamaze gusubira iwabo Yerusalemu, bagumyeyo kugeza muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo basenywaga n'Abaroma burundu. Noneho baratatana, ariko baje kuza muri Afurika, bamanuka za Afurika igihe batura muri Afurika kugeza abazungu batangiye kubatwara mu bucakara za Amerika, aribwo babatwaye mu 619 barabazamura babajyana za Amerika. Akaba ari uko Yuda yavuye muri Afurika ijyanwa muri Amerika, ariko barabanje guhunga bavuye iwabo kubera Abaroma babirayemo barabavuna, baza muri Afurika. Noneho nyuma Papa wari uriho atanga itegeko ry'uko batangira gukorerwa ubucakara. Ubwo bucakara rero bwabajyanye muri Amerika. Yuda aza muri Amerika. Uyu munsi akaba ari bari abirabura bavuga ngo ni abirabura b'Abanyamerika bari muri Amerika, nibo bwoko bwa Yuda. Nuko bageze muri Amerika uhereye muri 619, akaba ari ubuhanuzi bw'imyaka 400 buri gusoza. Imyaka 400 y'ubuhanuzi ikaba iri gusoza. Imana ikaba yaravuze ko iyo myaka nishira bazongera kwibuka bariho, noneho ibihe by'anyuma bikaba biri kuza. Akaba ariyo mpamvu nuko kuri gusohoka hanze ku muvuduko w'urumuri. Nuko rero ku 25 z'ukwa 4 1859, 25 z'ukwa 4 1859, nibwo abazungu bavuze bati kugira ngo abantu batazasobanukirwa ibyo twakoze, reka dufate Israheli tuyikate kuri Afurika, kuko ubundi Israheli yari muri Afurika. Wibuke Imana iha Israheli kiriya gihugu ni Kanani. Ikanani cyari igihugu cya Afurika, kuko nkuko mwabivuga igihugu ntabwo kimutse. Bakoze iki rero? Bafashe Suez Canal, hano bacamo Suez Canal kugira ngo bafate Afurika n'akara gace ka Israheli babitandukanye, kuko n'ubundi Israheli yahoze ari Afurika. Nkuko ijambo ry'Imana rikubwira neza ko Imana yahaye Israheli Kanani. Iyo tubizi Kanani wirebye ni igihugu cya Hamu. Igihugu cya Hamu yari Afurika, kandi igihugu ntabwo kinutse. Urumva rero ko abazungu mu 1859 bakasemo iya Suez Canal. Ukibaza n'impamvu no mashuri
twabyigaga cyane kugira ngo bitujye mu mitwe ntituzasobanukirwe impamvu iriya Suez Canal uriya muyoboro wa Suez impamvu bawushyize hariya byari kugira ngo baceho Israeli bayivane kuri Afurika. Wibuke ko bashatse kuvanaho na Egiputa na Misiri kugira nayo yitandukanye bituzamye. Urumva Misiri Egiputa ivuye kuri Afurika na Israeli bikava bikajyana, ntawe ushobora gupfa gusobanukirwa aya mateka n'iri jambo n'uko kuri. Kuko urumva ibintu byinshi byabereye mu Misiri na Israeli. Urumva bifashwe bivanaho burundu, iyo baza kubishobora bakavanaho Misiri Egiputa na Israeli bikajyana bakabishyira aho hagati nk'uko babivuga, ntawari kumenya amateka kuko Imana bugira akomeye isigaho ibimenyetso. Yasize Egiputa, isiga Ethiopia nk'uko tujya kwibona, kugira ngo abantu bazamenye ko byagenze mu minsi ya nyuma, bongere bamenye amateka y'umwimerere. Ikimenyetso tukivana he? Tukivana muri Amos 9:7. Imana ibaza ubwoko bwayo bwa Israeli, mbese ntimumere nk'Abanyetiyopiya mw'Abisirayeli mwe? Ntimumere nk'Abanyetiyopiya mw'Abisirayeli mwe? Iyo ni Imana iri kubaza ubwoko bwayo. Nuko Uwiteka abaza, mbese si njye wazamuye Israeli nkamukura muri Egiputa? Urumva Imana irageranya Israeli na Ethiopia kubera ko basaga. Abafilisitiya nkabakuraho, si njye nabakuyeho. Imana nuko ibaza ubwoko bwayo bwa Israeli, irabageranya na Ethiopia. Nukuvuga ngo hano naho uhita wumva ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura, kuko wiruke umuhanuzi Yeremiya nawe baramutaye mu cyobo, yavanywemo na Ebedimeleki nawe wa mu Ethiopia. Mbisomye nabyo naratangaye, naribaje se kuba tubwira ko abantu bose ari abazungu. Nibwo bwa mbere nari ntangiye kumva ko abantu bo mu gitabo ijambo ry'Imana bose barabirabura. Narasomye ndasoma, none ngiye kumva numva ngo Yeremiya umuhanuzi w'Imana ukomeye yaguye mu cyobo, none haza kuvanwa mu Ethiopia Ebedimeleki. Nese mvuga wow, reka nshakishe. Nuko nakomeje gushakisha rero, n'ijwi rigenda yimfasha kugira ngo menye. Nuko naje gutahura yuko ubwoko bw'Imana bwose bwo muri Bibiliya ndatangiye ndasoma, nsanga bose barabirabura. Ibimenyetso tubwumva ko bifatika utabirengaho ngo ukomeze gukurikira iyuzabwonko. Nuko nabivuze rero, Imana ikomeza ishyiraho ibimenyetso buri yashyizeho za Egiputa, ishyiraho za Ethiopia, ishyiraho za Efrat. Ibi ni ibimenyetso byose Imana isiga kugira ngo bitazasibangana, abantu tujye tubigenderaho turebe ibyo bice, noneho tumenye ukuri. Urumva ko muntu yakoze uko ashoboye kose. Urumva igihe abantu bagize kugira ngo basibe ibimenyetso byose, ariko biranga by'ubusa, ibimenyetso bigumaho. Misiri, Egiputa, Ethiopia, Efrat, amateka, none tukongeraho n'ijambo ry'Imana, byose byarabananiye kubivanaho. Ubu bikaba biri kubagaruka, ukuri kukaba kuri kuza hanze. Iyo urebeye mu mwuka ukareba ibihano Imana izaha abantu, wibuke Imana iravuga iti, ubona biteye agahinda gusa nta bundi byagenda. Nibo Imana yarabahaye ubwoko bwanjye, ndabubahaye, ariko nimukora umurengera ibyanyu bizaba ubuziraherezo. Wibuke ubwoko bw'Imana ngubu bugiye kubabarirwa, bwongere busubirane ubutware, ariko bano bantu ibihano Imana igiye kuzabaha, iyo birebye usuravuga Mana wabagiriye impuhwe. Ntacyo wakora ko ibihano bibategereje kubera ibintu bakoze birenze ukwemera kwa muntu. Gusa hari benshi babikurikira nyine buhumyi, bose ubu nyine bazabigenderamo, ariko ibihano bibategereje bizwi n'Imana gusa. Reka turekeraho. Dore rero ikindi kimenyetso Imana yampaye kugira ngo mbone ko ubwoko bw'Imana n'Abanyegiputa bose barabirabura. Ezekiyeli 29:12 kugeza kuri 14. Maze igihugu cya Egiputa nzagihindura amatongo, nzagisenya ngihindura amatongo, ariko nyuma ubwo bwoko hashize imyaka 40 nzabugarura mbutuze mu majyepfo ya Egiputa, mu gihugu cyabo cya kavukire, nk'ubwami busuzuguritse. Urumva Imana yahaye ingufu zikomeye cyane, yakunze Egiputa cyane burya, noneho barirara bajya mu bigirwamana. Imana ivuga ko izabasenya ikabagira amatongo, ariko ikabatatanya mu bihugu byose, nyuma ikazabagarura nk'ubwami
busuzuguritse bwari kuba mu majyepfo yose ya Egiputa ubuziraherezo. Ngo nyuma kubisoma umutima wankozeho ndavuga ariko wapfa kureba abantu baba mu majyepfo ya Egiputa ko namwe numva abantu bavuga ngo Egiputa barabirabura. Aha ntibyaba ari ikimenyetso nshaka gukomeza umutima urangura uvuga uti bishake njyaho ndabishaka ndareba sanga ubwami buri hariya mu majyepfo ya Egiputa nk'uko Imana bivuze ari ubwami busuzuguritse bw'Abanubiya. Nahise ntangana ndavuga Mana urakomeye, bisomye mu ijambo wavuze ko bazaba ubwami busuzuguritse ibihe byose, none dore niko babayeho. Byarantangaje cyane bitavuga ati Mana genda uri gutangaza urakomeye. Ntiwabirengaho rero uvuge ngo si ukuri kandi Imana ibikubwira. Byaranditse imyaka ibihumbi uyu munsi bakaba bahatuye ariko bameze nk'uko byanditse. Ngayo nguko rero ubwoko bw'Imana bavuga bwabuze aho bwaburiye nta handi, bwavuye hariya muri Ashuri baramanuka baza za Fiji bageza Australia baza Madagascar binjira muri South Africa bakomeza muri Amerika y'Amajyepfo bazamuka muri Amerika y'Amajyaruguru. Uyu munsi bakaba bari muri ibyo bice byose, akaba ariho Imana ukuboko kw'Imana kuzabavana kukabasubiza mu gihugu cya Isiraheli. Kuko urumva ubwoko cumi bumaze kuvayo, Abayuda bamaze kuvayo, igihugu cyasigaye ari itongo nta muntu urimo usibye abaje bajyayo inyuma baza kugifata. Ariko tuzareba n'ukuntu bariya bita Isiraheli bagiyeho mu 1948. Urumva ko ni nk'ejo. Nibuke ko abandi bavuye za Babylon na za Shuri batangiye kujyayo mu myaka ya za 700 mbere y'ivuka rya Kristo. Hano rero urabona ko bigaragara byanze bikunze ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Imana igereranya ubwoko bw'Imana n'Abanya-Ethiopia. Imana ikwereka abari batuye muri Egiputa muri Ezekiel, na n'uyu munsi Abanubiyani bakaba babyemeza. Tuzakomeza rero tureba ukuntu ubwoko bubayeho n'ukuntu bariya bishyize muri Isiraheli Imana izahabavana, n'ukuntu bahageze ariyo turi gusasira kugira ngo tuzarebe bariya bita ubwoko bwa Isiraheli ni bande, bavuye he kandi bazahava gute. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.